ni kimwe, ni ugukiranukira Imana byonyine. Gukiranuka agakiza kuzuye. Numara gukiranukira Imana, ibindi bisigaye data azabikora. Kiranukira Imana byonyine. Kiranukira Imana. Kiranuka. Ubundi nurangiza watura ibintu bigari, vuge ngo nzakomera, vuge ngo nzagera kure, vuge ngo nzaba umutsinzi, vuge ngo nzaba umunyamugisha, vuge ngo sinzapfa ahubwo nzarama, imivumo bamvumye nta gaciro izagira, amagambo mabi bamvuzeho nta gaciro azagira. Haleluya. Bigasenyuka. Mama, urankurikiye urwaye kanseri, ariko iyo kanseri ntabwo ari iyo kukwica. Urankurikiye hari iminyururu uri kuboshye, ariko iyo minyururu ntabwo ari iyo kukwica. Yewe, urankurikiye hari igisuzuguriro kiri ku buzima bwawe, ariko icyo gisuzuguriro Imana yagikuraho. Yagikuraho. Mama, bagusohoye mu nzu urimo urarira, ariko Imana yaguhoza amarira. Umva, Imana yaguhoza amarira, kuko iyi Imana niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Imana yaguhoza amarira. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, Uwiteka ni umwami wanjye sinzamwara. Haleluya. Hari intambara Imana ije kukurwanirira, hari ibigerageza Imana ije gukuraho. Ndashaka mpanure. Izo ni mashando wiribirify. Ndashaka mpanure kuko ndafashijwe. Hari ibintu Imana ije gusenya mu izina rya Yesu. Hari abanzi bamaze igihe bahagaze imbere yawe, Imana ije kwigizayo. Hari imisozi Imana ije kuritagura. Izo ni mashando wiribirify lele botai mekotaya nini toprevo nini. Hari ibintu Imana ije gusenya, hari ibintu Imana ije kwambura ijambo. Hari uburwayi buri mu mubiri wawe, urankurikiye umaze igihe kinini urwaye akaguru karakuzonze, aya maguru warayivuje byaranze, ariko hari uburwayi Imana ije kwigizayo. Hari uburwayi Imana ije gukumira. Akire gukira mu izina rya Yesu. Imana ije kurema ikintu gishya kuri wowe. Imana ije kurema ikintu gishya kuri wowe. Uyu mwami ngo aramubwira ngo ngaho ndashaka kubona umuntu nkurikiye umanuka ukajya muri komenti ukandikamo ukavuga ngo njyewe nzakomera mu izina rya Yesu. Iyo ufite Kristo mu mutima wawe, burya nta kintu wamuburana. Haleluya. Nta kintu waburana Kristo, kubera ko Kristo yari mu mutima wawe aguhereza byose. Jambo rirambwira ngo kuko Imana yakunze abari. Yesu ashimwe. Nongere ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana. Umugisha w'Imana nukubonekeho, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Uyu ni umunsi wa kane w'amasengesho y'iminsi 90 twinjiyemo. Imana iguha umugisha kuri wowe. Twabanye muri aya masengesho tukayatangirana. Imana iguha umugisha. Nawe umbonye ari ubwa mbere, nge ndi Profete Emma. Nkundira kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Iye niba ari ubwa mbere tubonanye, fata iyo nimero iri kuri screen yawe, uyifate unyandikira umbwira uti ndashaka kwinjira mu bantu bagomba kuzasengana nawe mu minsi 90. Ndashaka ko winjira muri aya masengesho. Fata iyo nimero unyandikire umbwira uti ndashaka kwinjira mu bantu bazasengana nawe iyi minsi 90. Imana ishimwe cyane. Iyi minsi 90 turi mu masengesho yo gusenya ibicaniro, turi mu masengesho yo guhirika inkike mu izina rya Yesu zikaritagurika, tugasenya ibicaniro by'abarozi, tugasenya ibicaniro bya za karande biri ku buzima bwawe. Reka nkubwire, niwigirira icyizere uzakomera mu izina rya Yesu. Jo hashize navuze ku butware bw'ururimi, nimvuga ku ikintu cyitwa kwigirira icyizere. Niwigirira icyizere uzakomera. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, urera kandi urakiranuka. Uri mwiza Kristo, ubereye mwiza abaguhungiyeho. Uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ineza yawe ntigira akagero, ineza yawe ntirondoreka. Mwami Imana isumba byose, nkundira
umuntu udukurikiye umugirire ineza, umubambira amahema, ijambo ryawe rigira ububasha, ijambo ryawe rigira imbaraga. Nyemerere mwami ugira ahantu umuvana, ugira ahandi hantu umutereka, kandi inzira ziwe uzicingure mu izina rya Yesu. Ndamutandukanya n'uburetwa bw'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ibyamutsikamiraga byose ubivaneho, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze, amen. Imana ishimwe cyane. Reka turebane iri jambo ry'Imana, nkundira turebane iri jambo ry'Imana. Reka turebe jambo ry'Imana, Abami ba kabiri ibice bya 13, dusome duhereye ku murongo wa 14. Kandi Yehowasi akiri ku ngoma ye, Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yehowasi umwami w'Abayisiraheli aramanuka ajya aho ari, aramuririra, aravuga ati, ye baba data we, ko wabereye ko wari amagare n'amafarashi ba Isiraheli. Elisa aramubwira ati, enda umuheto n'imyambi. Nuko arayenda, abwira umwami w'Abayisiraheli ati, fata umuheto mu kuboko. Awufata mu kuboko. Elisa ashyira ibiganza bye ku by'umwami, ahera ko aravuga ati, kingura idirishya ryerekeye iburasirazuba. Ararikingura. Elisa aramubwira ati, rasa. Ararasa. Aravuga ati, ni umwambi w'Uwiteka unesha, ni wo mwambi wo kunesha Isiriya, kuko uzatsinda Abasiriya muri Afeka kugeza aho uzaba tsembera. Aramubwira ati, enda imyambi. Arayenda, abwira umwami w'Abayisiraheli ati, yikubite hasi. Ayikubita hasi gatatu, arekeraho. Umuntu w'Imana aramurakarira, aramubwira ati, yaba wakubise 5 cyangwa 6, watsinze Abasiriya kugeza aho uzabarimburira, ariko none uzatsinda Siriya 3 gusa. Bukeye Elisa arapfa, baramuhamba. Imana y'amahoro itugirire neza. Akira neza ijambo ry'Imana. Turagarutse kuri rya jambo nahoze nkubwira ngo kwiringira Uwiteka cya bigira umumaro kuruta kwiringira abantu. Haleluya. Muri aya masengesho ndagira ngo hagire ibintu bisenyuka ku buzima bwawe, hagire inkuta zisenyuka mu izina rya Yesu Kristo. Dusomye ijambo ry'Imana y'umwami w'Abayisiraheli Yehowasi, ngo abona ko Elisa agiye gupfa kandi igihe cye kigeze, ngo aragenda aramusanga, aramubwira ngo, ye baba we, ko wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi, none ukaba ugiye gupfa, Abayisiraheli turabaho gute? Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire amagambo ava mu kanwa k'abakozi b'Imana, jya uyafata kandi uyakire. Icya kabiri, jya muri wowe ugira kwizera, ureme ibintu binini, wirinde ikintu bita ubute. Iyo tuvuga aya masengesho, hari umuntu wambajije, rambaza ngo ariko se ayo masengesho koko ya buri munsi nayiki? Ariko ntugakundire umutima wawe ko Satani azana mu bute. Ntugakundire Satani ko azana ubute mu mutima wawe. Ntugakundire Satani ko azana intege nkeya muri wowe. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire, muri wowe gira kwatura ibintu binini, gira kwatura ibintu biremereye, gira kwatura ibintu bibyibushye, gira kwatura ibintu bigari. Vuge ngo sinzapfa nzarama, vuge ngo nzagera kure, vuge ngo nzaba umutsinzi, vuge ngo nzaba umunyamugisha, uvuge ngo nzaba umunyembaraga. Haleluya. Ubwo Imana yacu irahari kugira ngo ikurwanirire. Yego barakuroze nibyo, ariko hari Imana irogora. Yego barakuzinze, ariko hari Imana izingura. Yego uri umukene, ariko hari Imana itanga ubukire. Ku ijambo rirambwira ngo ingororano y'abubaha Uwiteka ni ubukire, icyubahiro, ubugingo. Haleluya. Ngororano y'abubaha Uwiteka, ubukire, icyubahiro, ubugingo. Haleluya. Ndashaka kubona umuntu nkurikiye umanuka ukajya muri komenti ukandikamo ukavuga ngo njyewe nzakomera mu izina rya Yesu. Iyo ufite Kristo mu mutima wawe, burya nta kintu wamuburana.
haleluya. Nta kintu waburana Kristo, kubera ko Kristo yari mu mutima wawe aguhereza byose. Jambo rirambwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye, haleluya, itanga umwana wayo w'ikinege. Imana itugirire neza. Vuga ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri package y'ubugingo rero, iyo aduhaye umwana wayo yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Kubera iki imbere yawe ushyiraho limite, abadayimoni bakagutsikamira ugashyira limite y'ibyo utazashobora. Hari umuntu umerutse gusengera, araza arambwira ngo profete, ndashaka unsengera Imana. Ntiyego ndagusengera Imana, atariko mfite ibyifuzo bigera kuri 4, atariko icyakanu cyihorere. Imana mbona byarayinaniye nanjye narayibabariye. Imana y'amahoro itugirire neza. Mbona byarayinaniye nanjye narayibabariye. Umva nkubwire, ntabwo wababarira Imana, nta kintu kinanira Imana. Hari byashoboka ko anko wanyu yagusezeranya ikintu ntagikore. Birashoboka ko mama wawe ukubyara yagusezeranya ikintu ntagikore. Birashoboka ko so wanyu zoni mashando wiribirifa yagusezeranya ikintu ntagikore. Ariko iyaremye ijuru n'isi, haleluya, igusezeranyije irasohoza. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana itananirwa, ni Imana idatsindwa, ni Imana ivuga bikaba, iyo itegetse birakomera. Uyu mwami ndimo nkubwira ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ineza yayo ntigira akagero, ineza yayo ntirondoreka. Iyi Mana irahambaye, nta wiringiye Imana ngo akorwe n'isoni. Nta mukiranutsi w'Imana ujya umwara, nta mukiranutsi w'Imana ujya useba, nta mukiranutsi w'Imana. Birashoboka ko uyu munsi byanze ariko ejo bizemera. Haleluya. Oh my God, ndafashishwa. Ndagira ngo nkubwire, gusenga kwawe senga n'ibyiringiro. Senga wumva yuko Imana uri muhamagara ntabwo iri kure yawe, ituye muri wowe, kandi iyi Imana ni yawe. Haleluya. Iyi Imana ni yawe, yifate ko ari yawe. Higira ugutera ubwoba, akubwire ko itazagutabara, akubwire ko itazakurengera, akubwire ko itazakwibuka. Zonima shando wiribirifaya lele botaye nini topevo niniya. Ndafashishwe. Rero nasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu mwami Elisa arangije aramubwira ngo ndi umwambi, aramubwira ngo ngaho rasa. Haleluya. Wowe nkurikiye wankundiye tukarasa, ariko hari ibintu biri imbere yawe ukwiriye kurasa, hari ibintu biri imbere yawe ukwiriye gusunika, hari ibintu biri imbere yawe dukwiriye gusenya. Muri aya masengesho y'iminsi 40 bigasenyuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Bigasenyuka. Mama urankurikiye urwaye kanseri, ariko iyo kanseri ntabwo ari yo kukwica. Urankurikiye hari iminyururu ikuboshye, ariko iyo minyururu ntabwo ari yo kukwica. Yewe urankurikiye hari igisuzuguriro kiri ku buzima bwawe, ariko icyo gisuzuguriro Imana yagikuraho. Mama bagusohoye mu nzu urimo urarira, ariko Imana yaguhoza amarira. Umva, Imana yaguhoza amarira, kuko iyi Imana niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Imana yaguhoza amarira. Shando wiribirifa. Imana yaguhoza amarira. Imana yakwimura imisozi. Imana yavuga ngo nibihinduka bigahinduka. Rero gira kwizera kandi wigirira icyizere, confidence. Be mu mavuta ya confidence, ube mu mavuta yo kumva kudahangarwa, ube mu mavuta kufite Uwiteka. Umve ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, Uwiteka ni umwami wanjye sinzamwara. Haleluya. Hari intambara Imana ije kukurwanirira, hari bigerageza Imana ije gukuraho. Ndashaka mpanure. Ayizo ni mashando wiribirify, ndashaka mpanure kuko ndafashijwe. Hari ibintu Imana ije gusenya mu izina rya Yesu. Hari abanzi bamaze igihe bahagaze imbere yawe, Imana ije kwigizayo. Hari imisozi Imana ije kuritagura. Ayizo ni ma shando wiribirify lele botai mekotaya nini topevo nini. Hari ibintu Imana ije gusenya, hari ibintu Imana ije kwambura ijambo. Hari
hari uburwayi buri mu mubiri wawe urankurikiye umaze igihe kinini urwaye akaguru karakuzonze, aya maguru warayivuje byaranze, ariko hari uburwayi Imana ije kwigizayo, hari uburwayi Imana ije gukumira. Akire gukira mu izina rya Yesu. Imana ije kurema ikintu gishya kuri wowe. Imana ije kurema ikintu gishya kuri wowe. Uyu mwami ngo aramubwira ngo ngaho rasa, ngo ararasa. Arangije aramubwira ngo uwo ni umwambi w'Uwiteka ugiye gutsinda ababisha bawe. Haleluya. Hari umwambi w'Uwiteka ngo ugiye gutsinda abarozi bakurogaga, ugiye gutsinda dayimoni zari zigutsikamiye, ugiye gutsinda imyuka mibi yakugendagaho. Hari zoni mashando wiribirifa, hari inzira rerebota Imana igiye guca mu izina rya Yesu. Imana igaca inzira. Imana itugirire neza. Ndakwibutsa ko turi mu masengesho y'iminsi 90. Gusenga bijya bikingurira, gusenga bijya bizana ubuzima, gusenga byimura imisozi itabimenye, gusenga bijya mu nda y'umubyeyi yari ingumba utabashaga kubyara, gusenga isengesho rikagenda rigakuraho ubugumba, isengesho rijya rigenda rigakora operation mu nda y'umuntu cyangwa se aho wari buzabagwe n'abaganga. Gusenga ugakira mu izina rya Yesu. Umva nkubwire, izera Imana. Uyu mwami ngo ararasa, atuwa n'umwambi w'Uwiteka uzatsinda ababisha bawe, ko nukunesha k'Uwiteka. Ndashaka kukubona wowe unkurikiye. Manuka ugende muri comment hasi, wandike muvuga uti ngewe runaka nakiriye utsinze, nakiriye gutabarwa, nakiriye kunesherezwa n'Uwiteka Imana isumba byose, nakiriye ubutsinzi mu izina rya Yesu. Uyu ni umunsi wa 4 w'amasengesho. Arangije uyu mwami rero ngo Elisa aramubwira ngo ngaho fata imyambi. Ngo amaze gufata imyambi aramubwira ngo ngaho ayikubite hasi. Ngo ayikubita hasi imyambi. Ngo arangije ngo akubita hasi gatatu arekera aho ngaho. Akubita hasi gatatu arekera aho ngaho. Kibazo wowe unkurikiye mwene data, gira kwizera. Gira kwizera kudatekerereza Imana. Gira kwizera kutavuga ngo ibimana yabishobora biriya ntiyabishobora, ngo ibimana yabikora biriya ntiyabikora. Ikintu usabwa ni kimwe, ni ugukiranukira Imana byonyine. Gukiranuka agakiza kuzuye. Numara gukiranukira Imana ibindi bisigaye data azabikora. Kiranukira Imana byonyine. Kiranukira Imana. Kiranuka. Ubundi nurangiza watura ibintu bigari. Vuge ngo nzakomera, vuge ngo nzagera kure, vuge ngo nzaba umutsinzi, vuge ngo nzaba umunyamugisha, vuge ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Imivumo bamvumye nta gaciro izagira, amagambo mabi bamvuzeho nta gaciro azagira. Mbega watura ibintu byiza ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Arangije Elisa ngo arababara, aramubaza ati yewe muntu w'Imana, ni iki gitumye ukubita hasi iyo myambi inshuro 3? Iyo ukubita 5 cyangwa 6 ntiwari buzatsinda abanzi bawe kugeza igihe uzabarimburira. Ariko kubera yuko udakubise ukubise 3 gusa uzatsinda inshuro 3, izindi inshuro zisigaye abanzi bawe bazakunesha. Mana, gira kwizera kurenga imbibi, gira kwizera kurenga imipaka, gira kwizera. Haleluya. Gira kwizera. Gira kwizera. Kwizera kurema. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza. Ururimi rwawe rurarema. Watura ibintu byiza ku gicaniro. Atura ibintu byiza. Atura. Bwira umubabaro, ganira n'umubabaro wawe, ubwira uti wa mubabaro we nubwo uri murambabaza ariko ndabizi uzagenda. Ganira n'agahinda kawe. Hari agahinda ufite mu mutima ariko igakuganira nako gahinda ukabwira uti wa gahinda we nubwo uri murantera ubwoba ariko hari Yesu wabambwe, hari Yesu wanesheje, uzatsindwa. Muririmbyi z'umwuka arimba aravuga ngo umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito, ndarira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi,
Mana ishimwe. Mubabaro ni uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndarira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Ntabwo hari igitondo kizaza ubyuka ayo marira yagiye. Hari igitondo kizaza ubyuka umwana yagiye mu nda watwise mama. Hari igitondo kigiye kuza, ayiwe, hari urufunguzo rw'inzu yawe wakiriye. Hari igitondo kigiye kuza abana bawe babohotse batakigusuzugura bakumvira. Mpamvu erega bagusuzugura hari imyuka ibatsikamiye, ariko hari igitondo, ayiwe, ndafashijwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Kuri wowe unkurikiye, fata iyo nimero ubona kuri screen yawe, unyandikira umbwira uti profete, ndashaka gusengana nawe. Urashaka dusengana Imana? Hari ibintu byakuyobeye, hari ibintu byagucanze, hari imigozi ikuboshye, hari igisuzuguriro kikuriho, hari uburetwa dayimoni yazanye kuri wowe. Urasenga ukumva isengesho ntirigerayo. Sengana n'umutambyi mu izina rya Yesu. Ngwino tubane ku gicaniro. Yesu ni muzima, aracyashoboye. Abapfumu nta mahoro batanga, abapfumu ntacyo bazakugezaho. Byose bikemukira kwa Yesu. Yesu aratabara. Petero arangije yatura amagambo, aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite ndakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka ugende in the name of Jesus. Hallelujah. Labini foshando wiribirifai lele botaime kota yanini topevoninia lazizini wa yakudebo ya sansa yibefodrere. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Yesu ni muzima. Kadusengana Imana. Ndashaka gusengana n'aba bantu, ndashaka gusengana n'aba bantu. Hari abantu umwuka arimo amishurira. Hari abantu barwaye kanseri. Urwaye kanseri kwa muganga barakubwiye ngo ni kanseri, uhora ku mitsi. Ndashaka nsengane nawe. Ndashaka gusengana n'uyu muntu arwara umutwe udakira, n'uw'igihe kinini. Uyu mutwe ntujya ukira, kandi uyu mutwe ni uruhande rumwe kandi ugakubitira mu maso. Nshaka nsengane nawe. Nyandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Ndashaka gusengana n'uyu mubyeyi, abana be bamurijije amarira, ko abana bawe wabarabereze neza, bakurira mu rusengero, ariko bigiye hejuru barakunanira. Ndashaka nsengane nawe. Shaka nsengane n'uyu muntu inyatsi zihora mu biganza byiwe. Kintu cyose ufasheho kiragenda, kintu cyose ugerageje gukora ntigikunda. Kukazi urakora ariko ntabwo utera imbere. Ndashaka nsengane nawe. Fata iyo nimero iri kuri screen yawe, umbwira uti profete, nshaka gusengana nawe. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, labini foshando wiribirifai, ndasengana n'uyu muntu warunkurikiye. Nunkundira imbaraga zawe ziboneke kuri we, nunkundira amaraso yawe aboneke kuri uyu muntu. Ubutware bwawe nibumubonekeho, gukomera kwawe nikumubonekeho. Nukingura imiryango, ndasenya ibihome by'abazimu n'abadayimone. Ndasenya imbaraga mbi zose z'umwijima, ndasenya imbaraga mbi zose z'abarozi, ndasenya imbaraga mbi zose z'abakonikoni, ndasenya imbaraga mbi zose z'abapfumu, ndasenya imbaraga mbi zose z'umwanzi shetani mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana itananirwa, uri Imana idatsindwa, uri hejuru ya byose. Reka ukiza abarwayi, reka ubohora ababoshe, abashomeri bari bankurikiye. Nubaremere Kristo, nubahereza akazi, nubahereza ubuzima mu izina rya Yesu. Nubamara umubabaro, reka bumve ihumure, reka bumve ihumure, reka bumve ihumure, reka bakire kurengerwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe. Reka ukomeze gukingura imiryango. Urakoze Yesu, amen. Kuri wowe warunkurikiye uri mu Rwanda, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka ni muzima kandi ashobora byose. Hari icyifuzo wumva ushaka ko dusengera, kandi ushaka ko dusengana muri aya masengesho, ndakurarika mu masengesho yo kuri uyu wa gatanu. Ngwino dusengana Imana. Ni hano Kimironko niho dusengera, ku wa gatanu niho tuzateranira amasengesho yo kwirirwamo dusengera abarwayi, abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Ngwino dusengana Imana. Imana izabohora ubuzima bwawe, nta kintu kiyinanira. Hari icyifuzo ushaka ko Imana ikora, kizane dusenga Imana, kizane twinginga Imana, kandi ishobora byose, nta kintu kiyinanira. Uwiteka kumpera umugisha. Jambo ry'Imana nakagaruka. Shalom, shalom.